Ese ujya ubyuka nijoro ukajya kwihagarika? Abantu benshi batekereza ko ari ibisanzwe, nyamara iyo bibaye kenshi bishobora kwangiza ibitotsi, bikagabanya imbaraga za zindi wirirwana ku manywa, ndetse bikaba byatera no kumva ufite umunaniro ukabije. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mpamvu bibaho, turareba umwitozo wagufasha kugabanya iki kibazo cyo kubyuka nijoro. Ikindi kandi ndababwira igihe ushobora kujya kwa muganga, cya gihe biba byakabije uba ugomba kujya kureba abaganga mukaganira. Ikaze rero nshuti yacu, ukore share ku nshuti zawe nimba ukunda ibiganiro byacu, ukore subscribe wowe utarayikora. Ikindi kandi tuba dukeneye na comment zanyu kuko zidufasha gukomeza kumva ko mwasobanukiwe. Mu bisanzwe kubyuka nijoro ukajya kwihagarika byitwa nocturia. Ibi rero bishobora guterwa no kuba umuntu afite stress cyangwa umunaniro ukabije. Ikindi kandi bishobora guterwa no kunywa amazi menshi ugiye kuryama. Hari n'abantu benshi bakora amakosa yo kunywa inzoga nyinshi nijoro cyangwa ikawa nyinshi. Hari rero n'abandi bantu bafite ibibazo by'uruhago rudashobora kubika inkari cyangwa se rudashobora kwihangana igihe umuntu ashatse kwihagarika. Hari abandi bantu nabo bagira iki kibazo kubera ko bafite uburwayi bwa diyabete cyangwa se bakaba bagiye barwaye prostate ku bagabo. Ibi rero niyo bikubayeho, abantu benshi usanga ari ikibazo cy'imikorere y'umubiri, abandi ugasanga ni ibisanzwe, ariko igihe bibaye kenshi, igihe bibaye inshuro nyinshi mu cyumweru, jya umenya ko ari ibintu bikomeye, utangire gutekereza kujya kwa muganga. Abashakashatsi rero bavuga ko kubyuka kenshi nijoro bihungabanya ibyo twita deep sleep. Ni ukuvuga ngo bihungabanya bya bitotsi byimbitse bimwe umubiri ukenera ngo usubirane imbaraga. Iyo rero ibitotsi ubicikirije uba ushobora kugira umunaniro ukabije, ubwonko ntabwo buruhuka neza. Ikindi kandi abantu benshi birirwana umunabi biturutse ku kuba batasinziriye neza, umubiri wabo ukaba nta mbaraga ufite. Dore rero umwitozo ushobora kwifashisha, umwitozo ushobora gukora, uwo mwitozo ukagufasha gukontorora cyangwa se gutuma utabyuka nijoro. Uyu mwitozo biba byiza kuwukora byibuze inshuro 3 ku munsi kugira ngo ubashe kubona resultat cyangwa se kugira ngo ubashe kubona igisubizo vuba. Umwitozo witwa Kegel exercise. Vuga ngo uyu ni umwitozo ukomeza imikaya ifasha kugenzura uruhago. Urabizi neza ko iyo ushatse kwihagarika ukabona nta kanya ufite ko guhita ujyayo ako kanya, hari uburyo wowe ushaka gufata za nkari ngo zidasohoka. Icyo gihe rero iyo uri gufata izo nkari ngo zidasohoka mu ruhago, umwitozo dukora nawo usa nkabyo, ariko wo uko ukora buri munsi biragufasha gutuma ukontorora kwa gushaka kwihagarika mu ijoro. Uyu mwitozo rero uburyo ukorwa, icyambere nuko ufata ya mikaya ya yindi ituma wowe ushaka kwihagarika. Cya gihe ushatse kwihagarika ya mikaya ufata ngo utihagarika, iyo ngiyo niyo ufata. Urayifunga amasegonda 5, wamara kuyifunga amasegonda 5 ukayirekura ayandi 5. Nyuma yaho ubikora inshuro 10 kugeza kuri 15, byibura 3 ku munsi. Ibi ngibi iyo ubikora neza, nyuma y'ibyumweru 2 ubona igisubizo cyiza. Nyuma y'ibyumweru 2 utangira kubyuka byibuze inshuro 1 mu ijoro. Niba rero ufite ikibazo cy'uko ubyuka nijoro ukabyuka inshuro irenze 2, nyamuneka wibifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ngo wumve ko ari ibintu byoroshye, ahubwo icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kujya kwa muganga. Ibindi bintu ushobora kwitaho ku mugoroba ugiye kujya kuryama, icyambere ni uko ugomba kwirinda kunywa amazi menshi muri ya masaha yo kwegera kuryama. Byibuze nywa amazi mbereho amasaha 2 mbere yo kuryama.
Ikindi kandi mbere y'uko ujya kuryama banza ujye kwihagarika kugira ngo inkari zari ziri mu ruhago ubanze uzikuremo. Icya gatatu, kora wa mwitozo nakubwiye wa kegeri ugufasha gutuma uruhago rwawe rubika inkari. Icya kane, kora gahunda ihoraho yo kuryama. Nimba isaha yawe ari 4:00 yishyireho buri munsi saa 4 ujye uba ugiye mu buriri. Inshuti zacu rero, niba ubyuka inshuro nyinshi menya ko atari byiza. Niba ujya ugira n'ibibazo ukumva biherekejwe n'ububabare, igihe wumva ufite inyota nyinshi ikabije, inshuti yanjye, ibyo ni ibimenyetso by'indwara zikomeye. Jya kwa muganga bagusuzume barebe nimba atari diyabete urwaye cyangwa se atari prostate ku bagabo. Kwihagarika nijoro rero ntago ari ikibazo ubundi, ariko biba ikibazo iyo ubikora inshuro nyinshi, cyane cyane buri munsi. Ikindi kandi biba ikibazo iyo ubikora bigaherekezwa n'ububabare cyangwa se ibindi bimenyetso nakubwiye haruguru. Ibi ngibi biba ari ibimenyetso by'uko ufite indwara zikomeye, uba ugomba kujya kwa muganga bakagufasha, bakagusuzuma, bakakuvura. Nshimire mwe mwese mubana nanjye rero, dukomeje ibiganiro bivuga ku buzima. Abakeneye gusobanukirwa n'ubuzima mujye muza tuganire, mujye muza mwige, musobanukirwe, mwumve byinshi tuvugira hano kuri channel yacu Miss Theoni. Ni muganga Theophile muba muri kumwe buri munsi mu biganiro bivuga ku buzima, mu nama zivuga ku buzima. Ikibazo cyose uba ufite uba wemerewe kutubaza, tukaganira, tukagusobanurira.